mwami Yesu ndagushimiye uyu mwana wawe aciye bugufi amaze kwemera amakosa n'amafuti watanyuma rwose aguciye bugufi aratuje yemeye kuramanya no kugendana nawe ngaho mutabara mugirire neza mu izina ryawe mu izina rya Yesu amen amen shalom Yesu arabikoze Pastor karame nitwagwa mugaye hano urabizi umuntu ujye udufasha mu bintu byinshi bitandukanye ako ntagiye kure nyine yakoreka manze mvugaho gake anko wanjye sumuzi ndamuzi nyine so ndi muremure wirabura ndamuzi ari kutugenza cyane akadusanga aho twasohokaniye n'umutware wanjye akadukubita mu butayu twajya gusengera hose akaza yasinze adukubita ibiki n'ibiki gusa reka mu mwanya nyine fiyanse yanjye akubwire ko bimeze gusa biratugoye ariko umukozi w'Imana uzi ko mwahuye n'ibigeragezo bikomeye kandi twahuye nabyo ariko gusenga kandi gusaba n'inama yo kongera amashengesho kuri uriya muntu njya mbona nawe azakizwa ukurikije ibyo dukorera mbona atari kubwe icyo cyifuzo rero turagira ngo tukiguhe urebe udufashe natwe uko byagenda turebe ko Imana dukorera ikamuhindura kandi mu mpano ufite tuzi ko ifite mwihangane Pastor biraturenze pe birumvikana murababaye kandi ni ngombwa ko umuntu ababara ariko nabwo kandi mukongera mukanagira n'icyizere yuko Imana twizeye ari inyembaraga aho n'ukinye cyane Imana twizeye ni inyembaraga uru rugendo mwatangiye ruragoye ariko tugahumurizwa nuko dushujwe na Kristo uduha imbaraga rero buri muntu wese ku rwego rwe agenda agira intambara ahura nayo n'ibibazo bigiye bitandukana ariko mwebwe ni muhumure mukomeze mugira Imana icyizere Pastor reka ngubwire ngiye ngusaba kana nukuri mbuhira ndabizi ujya unyikorerera imitwaro myinshi kandi ujya unsengera pe ibintu byose no kugira mbe mu burezi pe niwe wansengeye ubwawe sibyo babarira basi unsengere noneho nanjye gucika intege nibaza niba ari Imana yavuze cyangwa atari Imana yavuze ibaza umuryango wanjye ugakubita umutwaro Imana yampaye nanjye ikankubita n'abantu twajyanye gusenga akabakubita yabayeho anko wanjye tugeze habi wihanganye kankubwire uru rugamba urimo urwana bisaba yuko n'ubundi ukomeza kwihangana ukanakiranuka mukanakomeza kugira Imana nyinshi hano handere gahinda rero nuko nakijwe ariko nyine ni mwihangana icyo mwebwe mwemera ubundi gukizwa ntabwo bikuraho intambara n'ibigeragezo Pastor uko byagenda kose amakuba n'ingorane bigomba kubazaho ariko mu cyo musabwa ni ukomeza guhora munesha iteka ryose mukomeza kwihangana no gukunda ese Pastor karuwe wangira inama yo kuva muri biriya bintu byose narindimo ukajya unsengera ukambwata Imana mwega igiye kuguhindura sibyo n'ubundi rega nta kintu ni gute basiri baranakijijwe famiye yanjye n'ubundi izagisiga ikankubita igakubita umutwara Imana igiye kuma urwego bimaze kugeraho ibigiye ntabwo bikigoranye urumva rata twebwe ibyo twasenye byari bikomeye kushira ni byari bikomeye kuko urwego mwari muriho kugira ngo mwakiraga kiza naho mugeze ubu ngubu byose bigeze abishimishije nubwo ni mukomeze mureke n'umuntu bigira Imana cyizere twongere dusenge Imana bundi busasa kuko usanzwe no kumvira none komeze kumvire ibyanga byakunda nabyo biri gushira
sibyo ndabyumva mwebwe gusa nimukomeze mwihangane mwe kwiteza n'abantu kuko itangiye kwereka shitani yuko wacitse intege aheruka nabwo akubonerana cyane wowe kumbaza mbese ukomeze ugize Imana yawe icyizere kumbaza ibungabunge umutekano cy'Imana yakuvuzaho byanga byakunda bizajya neza kandi bizarangira neza kuko n'ejo mu gitondo mu by'ukuri tugiye kubatiza dushingiye yuko tubona mwatangiye kwera imbuto mwarakijijwe neza mbese abantu bafatanye uhamye ko mwabaye abana beza numva niyo mpamvu dushaka no kumubatiza kugira ngo akomeze gusenga nta nkomyi nta magambo mbese nta magambo y'ishuri inyuma komeza ikamba ryawe ndabyumva yuko wicukura wifite intege ndabyumva pe sibyo niba ndwana intambara ndetse n'abandi ariko ndabizi ko agize uruhare runini cyane rwo kunsengera uribuka amajoro twaraye kugira mve mwiriyasi urabyibuka ntabwo mbyibuka kuko njyewe kiriya gihe Imana yagiye kuntumaho nkiri mu buyobe ndi mu burezi bene ukaza ukamwanka nagutuka nkakuvuma nkagucira ariko nyuma yo guhinduka urabizi ko n'ubundi wansanze n'ubundi ukakomeza ukangira inama akaba ari nawe uri kunyubaka n'iki ariko biranga pasita ukwiye gusengera ibintu ukarakubyavaho ngiye pasi mubwire ko gusenga Imana igeze kubona umugabo amusengera agusomye uwo ari we ngo turi ahantu ntazi ngo tubona akizwa yihana erega ni njyewe wasanga rero ari wewe ese sheri uyu bundi subizi niwe dusengera niyo mpamvu twamutabaje kampamagare uwo nyokorume sibyo aze hano urumva none aradukuye nta kintu batware kubera ko nanjye ndaha reka kweki reka ngiye muhamagara urashobora kuba ari amateka agiye guhinduka tuza ngiye kaza muhamagara kuri telefone humura kaza ngiye muhamagare naza aradusiba uba wasana sinzi Yesu Joseph waza ko ngushaka tukavugana waza no gushaka ngiye gushakira ndo gose uza tuganire ndo gushaka gose rukanga vuba vuba uravuga hamwe kwa nuza kwa Nyandwi handi kabisa aho ngaho ndio nanjye neza naringeze hafi yaho nyaruka rwose fata akamoto ndakishura rwose ngwino ndagushaka fata akamoto ndakishura abarekaze nta problem rwose sawa okay iminota ingahe manga 15 kuko yajyana utuntu mu rugo bitenza nona sawa reka kaze tuganire hano oya ni muhumure wari kuzamuhamagara muri oya urebe dukorere ubwo bigiye kujya mu murongo wanyebyo kabisa ni muhumure mfite ubwoba w'umubatizo wanjye nibaza n'ushaka famiye yanjye mfite ibyiringiro ko Imana irukoresha ikamuhindura rata ntibemera ko Imana ikora ngenda byemera uwo ntibemera ko Imana ikora naho ni mutuze ako yanzuta ubuse sinsenga buri munsi aruko mba ntagize reka burya iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira iyo urugamba rukomeye ukabona abantu bose bakwaze batakirwemo no gukwize nibwo byose bigiye kujya ku murongo wa nyabyo urugamba rwo mu Rwanda rugeze ku ndunduro yabo nibwo ni muhumure narakubiswe rankubise nshima Imana nashimye Imana ko ariyo nzira byagomba kunyuramo ko ntapfuye reka n'ubundi urakoze sheri kunde mu mutima urakoze cyane pastor kandi urakoze kunde ni muhumure urukundo utagira ndamutinya ni umusazi n'urukundo rwacu nakubwiye ko ruzazamo Satani akarwanamo agatsindwa mwebwe urukundo rwose utagiyemo intambara ntago ruramba kuko byanga byakunda turaraje kuko byanga byakunda mwebwe ni muhumure turi mukomere Joseph biteze murakomera anko umezute muraho neza mwicare biteze niko njye nakwicara hano hafi y'umubare wanjye hasi nta kibazo umezute turaho iki gihe ubwose uranyerutsa nta gutinza oya tunajyanaga kandi buriya yo nza gutinda byari kwangirika ni amafi n'amagi byari bivanze bijagaraye ku ujye ubivanga se bigakunda kubijyana mu rugo ukuntu umuntu ahura nabyo nyine ukabivanga nyuze no mu rugo rwose mpita mbidepozayo
Amakuruze ndashima Imana. cyamaye. Ko mwicariye hose? Twadushaye tuganire tunawe uhari. Nanjye mpari. Nawe uhari. Ntacyo bitwaye da. Ntacyo bitwaye humura. Bivuze ngo ari muntegereje. Nari ngutegereje. Mbateze amatwi ariko bazana n'akantu umuntu abasoma. Uracyakunda izo nka kera ndurakizwa? Ndurakizwa? None se ko mvuze akantu mvuze inzoga. Akantu nagaki. Navuge mu izina ryawe. Nanjye mbonye. Namubonye. Nanjye nahuye n'akazi kenshi niyo mpamvu. Witeguye gute se ubukwe bw'abantu bawe? Wiki? Hari ibyo wari umamagariye ntigendere. Oya njye mfite ibyanjye. Bigira rero ngewe mve hano ngewe nta n'impamvu yo kugumya kumva ibintu by'ubukwe. Ariko se ko tuganira utangiye kuzana amahane ubwo bikutwaye iki? Wajya ugabanya amahane ugira ubumwe. Ariko ubundi umva ni gute koko ushobora kumamagara aya masaha koko ntabwo ari natwe si wowe ndi kubwira ariko muvandi ntabwo ari wowe ndi kubwira. Hano wari si wowe umamagaye? Ni njyewe uguhamagaye. Ni njyewe rwose. Mbwira rero ibyo ushaka kumbwira nigendere. Ariko tuzo ugiye mu mwanya umwe tuganira kuba utangiye kuzamura umushinge se utazi icyo nguhamagariye. Kumvira uko wowe uzi ukuri inshuti yanjye tujya tuganira byinshi ubundi iyo kamera rizamutse rivuye. Warangije ngende? Wicara nese nawe icyo nguhamagaye ni uguhamagaye. None se kutarimo kumbwira nyine icyo nguhamagariye? Kambura icyo nguhamagariye. Imeza irumye wagira ngo ni mu butayu niba ari mu butayu niba ari hehe aho babera n'ubu babizi. Abangaba ujye undebera. Murebera iki se? Ubonye iki? Urakoze. Bari komeza mu imbaraga. Ikizwe mu izina ryawe. Amen. Mutese mwebwe ko mbona nawe meze nk'utakiri hano byagenze bite? Ndahari nta kibazo nyine. Ese wowe umva. Ubundi wowe kuva saa moya za mu gitondo kugeza saa 12 za jioni uraho ngaho gusa uri umwe muri zigizage koko umuntu nkawe vraiment. Nyambaye gusenga mu kanya na pasiteri wacu hano. Umva Joseph rero. Yaragukeneye ngakuganira. Nge icyo nari nguhamagariye. Urumva? Pastor, uri mu isezerano ry'Imana. Bizarangira neza. Ni mu buryo twagiye. Mwami Yesu turagushimiye. Urakoze Mana. Uyu muntu wawe akimana nubwo atabyemera ariko abyemera mwemera ibitari yawe. Uri Imana kora ibitangaza mishoboze gusagira. Mana kora ibitangaza kuri uyu munsi Mana. Amen. Kore amen. Amina Yesu Kristo Umva nkubwire. Pastor twumvikane. Umukozi w'Imana. Yego. Uranahembwa. Uranabyemera kuko ndiwe. Ndabyemera ariko uranahembwa. Icyo nari nguhamagariye. Bano bantu bakundegeye ngo urabatoteza uhora ubakubita ari abakozi b'Imana. Gucyo utinyuka abantu b'Imana. Ubu utangiye kwivanga mu mugambi w'Imana. Rigiye kuzaguteza kaga n'ingorane. Jewe. nayo kubwiye anko. Jewe. Wowe. Yewe. Ibintu utangiye gukinisha biragukora. Jewe. Abangaba n'abakozi b'Imana bahagaze mu mugambi w'Imana. Muze. Uyu kwanza wewe nanje wowe nigeze n'umunsi numwe waba wakagoryo nigeze ngukoraho Numva dutahira kubatsuka kandi numva oya ndahira kumva kandi ndabihakanye abangaba n'abakozi b'Imana n'utangiye kwivanga mu mugambi w'Imana biragukoraho gusa umva umuganje we yaramurembeje amukubise umugabo n'umusaza ariko usubundi umuhora iki mukubita umushaka nk'iki kuki wivanga mu bintu yewe ntabwo nigeze nkora ku mushenzi n'umwe subire muri bya bindi narindimo basi nibyo bizagusha ye baba we umva usibye no kumukubita no kumutuka sinamutuka n'usinamutuka dore uyu nguyu ni ingegera ntabwo njye namutuka bari mu mugambi w'Imana bahagaze mu kimana yabavuze utangira kubyivangamo ukabyitambika imbere wa mugabo we nibiguteza kaga n'ingorane ntuzampamagare nawe ufite ubwenge buzima iyo mana uvuga ngo abihagazemo kuba kangahe erega n'ubu ndacyabihagazeho bari mu mugambi w'Imana Pastor bari mu kimana bashakaho niyo ari cyo ngicyo naguhamagariye nicyo ngicyo naguhamagariye gusa mu bintu ushaka kwirira no gutinya kano kanya nibyo gutinyuka abantu b'Imana ntago nabakozeho ngewe njya kwitera umwaka w'iki
ibaze umusaza nk'uyu nguyu umukozeho yahita apfa ugasanga bibaye ikibazo kuri njye. Kwanza nawe ugomba gupfukama gusengera Imana ugakizwa kuko ntabwo woroye upfukama gusengera Imana nawe kubera ko ari wowe ubivuze ariko apana base wowe upfukama gusengera Imana urabizi wowe ndabizi ko urasenga rwose imyuka mibi igahunga ariko aba ni ukuvuga ngo nawe ntabwo ari wowe nta n'ubwo bana biguhora hari shitani igukora muri shaka ngo twirukane kano kanya rwose ugiye gusengera Imana nguyu umuntu wawe aciye bugufi aremera amakosa n'ibyaha bye mubarire kandi umwakire mu bantu bawe kano kanya yuzura imbaraga z'Imana umwe guca bugufi mu izina rya Yesu amen umwuka wera haleluya byonyine kuba amen